wari uzi ko se w'urukundo ari Bwenge? Bwenge niwe se w'urukundo. Rukundo akabyara Mbabazi na kwihangana n'amahoro na byishimo. Muri make hatari Ubwenge nta rukundo. Yego. Hatari Ubwenge nta rukundo, hatari urukundo nta munezero, nta byishimo, nta kwihangana. Sukari igihe ushaka umugore kurusha amafaranga. Amafaranga akurusha akaza kurusha ibintu byose ahubwo. Yego. Uri umugabo, uri umusore. Ubundi ni ikosa kubera ko uri provider. Ntabwo uri provider. Ariko ikindi gihari agomba kumenya kuko nanone uri papa ni source, umugore ntabwo ari source. Umugore agomba kubimenya nawe. Ntabwo ari inkomoko yaturutse mu rubavu. Agomba gusubmitinga nubwo yagize amahirwe akabona ayo mafaranga, nagufashe kugira we discovering umenye akazi kawe kugira ngo uzamubere se wuzuye. Ni ikigeragezo mbese ubundi. Yego. Kasha makoki.